Yesu ashimwe. Mwaramutse mute? Turashima Imana ko yongeye kuduha undi munsi mwiza, umunsi wo kuyiramya, kuyishima no kuyisingiza. Turashima Uwiteka Mana ko yongeye ko ducuranga indi nanga. Data yemeye ko ducuranga inanga. Data yemeye ko ducuranga inanga. Data yemeye ko ducuranga inanga. Data yemeye. Uwiteka Nyiringabo yemeye ko ducuranga inanga. Dawidi yigeze avuga ngo sinzapfa nzarama, ngo ahubwo ntekerereze imirimo myiza Uwiteka yakoze. Ibyiza Uwiteka yakoze turabivuga ku myaka dufite, ariko tuzanarama. Umwami Imana yigeze ambwira nakoze aniverisere, mfunguye Bibiliya arambwira ngo ninsome, anjyana mu cyanditswe, arambwira ngo nuko Yosuwa apfa afite imyaka 110. Arambwira ngo anje nzaguhaza uburame, nzaguhaza kubaho. Iyo tuvuga ngo data yemeye ko ducuranga inanga, ko yaduhaye undi munsi, aba ari kuduhaza uburame. Kandi ni ukuri ngo isi n'ijuru niyo byavaho, Imana izaturemera isi y'amasezerano. Ibyo byose ubonye Imana izabiguha, nitanabiguha izabiha urubyaro rwawe. Twarabibonye cyane. Aburahamu yabyaye umwana umwe mu mubiri, kandi Aburahamu yishakiraga abana bo mu mubiri, ntiyashakaga abo mu mwuka. Ntiyari azi n'abo mu mwuka abo ari we. Ngo ariko yagiye mu iyerekwa, ngo Imana imwereka ngo urubyaro, ngo ntiyamweretse imbyaro, arirwo ruzakomoka kuri Kristo. Ngo yabiboneshaga kure, ngo ari mu mwuka, umunezero akawuzura. Ntabwo ari ibintu byamusohoreyeho, ahubwo byamusohoreye mu mwuka. Umunsi umwe Dawidi aravuga ati ariko njyewe Uwiteka, gute twe tuba mu mazu meza? Ko Dawidi yari umwami, tuba mu mazu meza, ariko umwami Imana yacu ntafite aho gutura. Ati nzakubakira inzu. Uwiteka aramubwira ati ni byiza, igitekerezo ni cyiza, ariko rizubakwa n'umwana wawe Salomo. Ibintu bitatu ugezeho bigera ku bana bacu. Ngo rimwe Dawidi, ijambo muri busome aravuga ngo ariko naritegereje, ngo naho ngo umukiranutsi, ngo naho yapfa, ngo ariko urubyaro rwe ntabwo ruzagira gute, ntabwo ruzabura uko rubaho, ntiruzasabiriza. Rero Imana iduhaza uburame, kandi n'ibyo itadusohoreyeho izabisohorera mu rubyaro rwacu. Hari nk'imiryango nitegereza nkabona ibayeho neza, konkiriziyo bita nshyiraho nkahita avuga ni swati, kimwe muri cyo abantu bari bazi gutanga amaturo neza kwa Ryangombe, cyangwa se aba bantu bafite umuntu wakiranukiye Imana. Ntabwo bipfa kuza, nta buzima bwa hazari muri iyi si bujya bubaho. Nkanjye navutse mu muryango utubaha Imana on both side, kwa mama no kwa papa. Hari abantu bakoreye ibigirwamana batigeze bubaha Imana. Ariko papa wanjye yari umukatolike cyane, wa noveni cyangwa noveni ni imbaraga z'impuhwe z'Imana, ni ubuntu bw'Imana. Najya mbona akora noveni, ntabwo nari nzi ibyo ari byo, ariko najya mbona zikora. Ngirirwa ubuntu nanjye ndakizwa. Musaza wanjye mukuru nawe yarakijijwe, ariko ntibikuraho ko hari imyuka irekarama, kuko dukizwa mu mwuka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwizeye bose yabaye kuba abana b'Imana. Kandi Imana yacu ni umwuka, n'abayisenga bayisenga mu kuri no mu mwuka. Twakijijwe umwuka wacu, twahindutse abana b'Imana. Ariko uyu mubiri twambaye ni ibyondo byo kuri iyi si. Usibye ko Kristo yaduhaye promese ko imibiri yacu izahindurwa. Ariko urumva, ariko uyu mubiri amaraso ava, nk'ubu ngubu amaraso yanjye yava, ari ku gikiryi cy'abo bantu bakoreye izo mana mbi. Bivuga ngo niyo mpamvu umubiri wanjye ubabazwa. Hari reklamatio ziva muri iyo miryango, muri abo basekuruza bapfuye batigeze bubaha Imana, kuko abantu batubashye Imana bahindutse abadayimoni.
sinzi niba mubyumva ibyo bintu, bararekarama aya maraso rero, batari koko twari dufite igihango n'amaraso y'abantu aba n'aba, wowe urajya he? Ugasanga umuntu ahora mu ntambara atateje, atazi n'uko zagize gute zatangiye, sibyo? sinzi niba turi kubyumva neza, ariko twaracunguwe, twarakijijwe. Duvuga ngo umubiri n'ubugingo ni ibintu bibiri bitandukanye, gusa nuko umubiri utuma ubugingo butuye mu mubiri. Niyo mpamvu hazaho Kristo avuga ngo mu mibyimba yanjye niho mukirizwa. Kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, ufite kapasite y'uko imbaraga z'umwuka wera ziri muri wowe, z'Umana muri wowe, zikubita uburwayi bugasohoka bukava mu mubiri w'umuntu. Muranyumva? Imivumo ituvaho kuko Kristo agenda aganza. Niyo mpamvu bidusaba gukizwa ni ukwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ariko iyo ukijijwe ntabwo uhita ujya mu ijuru, ukomeza urugendo. Duhita tujya mu buzima bwo kwezwa. Iyo hagenda habaho kwezwa, umwuka umuntu akagenda yezwa, akagira disipurine kamemu ya Kristo, akagenda nk'uko Kristo yagendaga, ibintu bigenda byikora. Nk'ubu ngeze ku rwego mba nzi ko indwara yose narwara yivana mu mubiri wanjye ikagenda tutavuganye, kuko umwami Yesu yarangendereye rimwe ndyamye, anyereka ishashi irimo imiti, arayitwara anyuza imbere y'amaso yanjye ku munwa arayijyana, numva arambwira ati ntuzongera kunywa imiti ukundi. Kubera iki? Navukiye mu miryango y'abantu bakunda kurwara. Kunywa imiti kwanjye ntabwo byari byaranturutseho, yari karande y'uyu mubiri warekaramaga, ariko bene wanyu bahoraga barwaye, nawe utegetse guhora urwaye. Ubwo rero ngeze ku rwego nzi neza ko indwara yikiza ntabanje kurwana nayo, ariko mu by'ukuri nari naranyweye imiti myinshi. Ni ubuntu bw'Imana bwambayeho, uko nyinyweye umwami wese wakarushaho ko mu buzima akajya ayikuramo akuramo nk'imyanda. Nk'ubu ndabyibuka umunsi batera urukingo rwa covid, njye nabwiye umwami Imana ntariko rwambereye urukingo ubundi rw'ibihe byose, sinongeye kurwara giripe. Cyakoze recently narayirwaye rimwe ariko mu myaka ine ishize. So rero ndagira ngo mbabwire, ibintu byose mubona muri uyu mubiri biba byavuye mu isi y'umwuka. Nigeze mbona deliverance nyinshi ziri tipike nagiye nzifata mu mutwe. Mbona deliverance y'umupasiteri umwe gutya muri South Africa, yasengeye umuntu urwaye sida, arangije ababonye mu mwuka, abona umuryango wose urwaye sida, arababaza muri bangahe? Turi 9, tuvukana turi 9, harimo n'utwana twabyaye 2, ubwo ni abantu bangahe? 11. Bose bagize gute? Barwaye sida, bose nta n'umwe uvuye. Arangije aravuga ati ntabwo ari sida, ati ni umudayimoni. Noneho rero hari n'ahandi hantu nigeze mbona umuntu w'umusaza wavuye muri South Africa ajya kwa TB Joshua. Abadakunda TB Joshua munyihanganire, yewe umuntu nahamagaye wa mugani, umuntu Imana yahamagaye ntahari cyangwa ntazi uwamuhamagaye sinjya mutunga urutoki, meme se hari ibyo mba ntumva nibaza, ariko ni ukuri ntibitubuza kubasabira, kuko wenda mu mezi 3 bashobora gukizwa. Dusigaye tubona kuri YouTube bavuga ngo umu ex satanique wakiriye Jésus-Christ, bageraho bagakizwa bamwe na bamwe w'Imana yagiriye ubuntu. So ibya TB Joshua tuye kubitindaho, njyewe ndarebye imirimo myiza yakoze n'ijambo ry'Imana namwumvishemo. Njyewe ikintu kijya kinyemeza umuntu w'umukozi w'Imana ni igihe cyose avuze ijambo ntirimvemo, mpita mbona ko ari anointing ntashobora gusobanukirwa. Ikintu namubonyeho nkabona ni ikintu gikomeye cyane. Hari nk'umunsi nigeze mbona we na timu ya Emmanuel TV bagiye gusura umuntu mu giturage, baragenda bageze mu nzira imvura iragwa nyinshi, imodoka inanirwa kugenda. Arangije afata mikoro abwira abantu ati rero atari ukuntu Imana idutesta mu kantu gatoya, kuko imodoka yari yapfuye bategereje ko haza indi kandi bari mu giturage. Arangije aravuga ati hano rero ati naho tube twiga isomo, atari igihe Imana iduha teste mu kantu gato kugira ngo twizere, tugire patience. Ati akantu gato nk'aka ngaka k'imodoka ati kakaduha kugira patience. Njye namwigiyeho amasomo menshi ko nari mfite na dekoderi yiwe hano mukurikira cyane. So ubwo rero abatabizi ntabwo nabibashyiramo, ariko buri wese aba afite ukuntu yakunze undi. Ibyo nta nubwo turi muri politiki ya munyangire ngo bwo kanaka yamwanze nawe mwange, kandi Kristo ntiyaziye abazima, yaziye abarwayi, sibyo? Turi hano ngo dusengerane, turi hano ngo dusabirane, ntabwo turi hano ngo duterane amabuye.
ni naho rero umubiri wa kirisito ufite ikibazo. Umukozi w'imana agira ikibazo, insitidi yo kugira ngo umusengere twafata iya mbere yo kumutera amabuye, kanaka byakomeye, yagiye kugura amavuta ye, mumusabire mwibuke n'ibyiza imana yagize gute, yamukoresheje. niba mubona ibyo akora bitari byiza ariko mumusengere. Reka tugaruke gatoya. Uwo mugabo araza, agezeyo yari umusaza ndamwibuka, aravuga ngo ngo aravuga ngo yagiye mu bintu by'abasatanike, ngo hageze ngo bamukoresha imirimo yabo mibi nyine myinshi, ngo ariko bamusaba sacrifice, ngo none ngo sacrifice yanze kuyibaha, bamusabye umwana w'umuhungu, ati kandi namubyaye ari umwe, ati ariko kuva naranze kuyibaha, ati banteje kanseri, ati none kanseri yagize gute, yanze gukira, ndangije nshaka amatike ndavuga reka njye kwa TB Joshua ava South Africa, aza kwa TB Joshua, yasobanuye n'ukuntu ngo hari amashyamba y'imisozi ngo bajyamo bagakora amarituwere yabo n'ibiki byose. So indwara nyinshi rero c'est de demo, ni amademo. Bibiliya iravuga ngo kuko tutarwana n'ibifite umubiri, harimo akantu uvuga ngo kuko turwana ngo n'imyuka mibi y'ahantu hejuru mu kirere. Hari ubwo kirima ihinduka abantu bakarwara amagiripe, n'iyo myuka mibi nyine, kuko imana ntishobora guteza ikibi kuri iyi si. N'iyo myuka, hari ubwo tugira gutyo ukumva umuntu aravuga ngo njye nkangiye kubera ko nagiye ngira amatake cyane, sibyo ko ntaramenya n'impamvu banyataka pe, ko nta bintu ntunze, ko ntari umuntu ukomeye, sindabimenya. Nagiye ngira amatake y'amahembe, ikintu moving object, kuva ikintu kirazenguruka mu mubiri wawe, ibintu nk'ibyo ni ibintu baba bateje ababisi y'umwijima. Kandi njya nkunda kureba, njye ngira utuntu twinshi ndeba, njya kumva documentary za Rocky. Hari documentary yashyizeho, nzayibasharingira mu kinyarwanda muzayumve, avuga ukuntu abasatanike bajya bakora inama ku isi, bakamakinga sure ahantu hari kwaka urumuri rw'Imana. Muranyumva ako kantu mwagakuruye? Bakavuga ati ariko hari layini y'abadamu nka 3 batumereye nabi, mu bikonsantire bari abantu mu basenye bacika intege. Bavuga ukuntu uwo mugabo yavuga ukuntu ngo hari ahantu muri Uganda ngo harimo abadamu bari 20, harimo n'umupasiteri umwe, bari baravuze ko bagomba gusenga iminsi niba ari 90, kandi ngo ayo masengesho yabo spiritually ngo yari kuzamara imyaka 70, ibikorwa bibi bimwe byaravuyeho bya Satani. Buriya hari amasengesho aza agahagarika ibikorwa bya Satani burundu. Tuvuge for example, hakaba hari amasengesho yaza agahagarika nk'ubutinganyi. Nkunda kubabwira ku mwami w'Nineve, kuko umwami buriya yashyizweho n'Imana. Imana buriya ishobora no kudiringa n'abami gusa, twe ntidiringe natwe, cyangwa n'abahanuzi, kugira ngo isi ibe nziza. Umwami w'Nineve yihana, ibibi byari byarateye igihugu cye byaragiye. So hari amasengesho afite ibyo akuraho, nk'ubu nk'amasengesho yo gusengera igihugu. Nk'ubu nkanjye mu mwuka wanjye, mu minsi ishize nabonaga East Africa hatameze neza, nanjye narabyumvaga nkumva afite n'akantu k'ubwoba, ariko ubu ntabyo ntumva. Bivuga ngo hari ibintu byavuyeho. Murebe ibintu byabanga intambara, ntayizaba, muzamureba ntayizaba, kuko ntabwo tugifunze amaso. Umuntu arica akavuga ati se intambara ibaye naba ndi umurinzi w'inkike, ntaba ndi muntu ki uvuga ngo mvuga Imana ariko ntashaka gusengera igihugu cyanjye. Hari amasengesho rero akomeye, sibyo? Uwo mugabo rero yavuze amarituwere bakora, bivuga ngo rero twebwe dufite ububasha. Kristo yaravuze ngo uri muri twe aruta cyane uri mu bisi. Dufite imbaraga nyinshi zo guhagarika ibyo tudashaka. Igihe cyose wagize inyohansi ibintu ukabyihora, bikugeraho, sibyo? Bikugeraho, kandi wari utegetswe gusenga. So turashima Imana rero ko ituremeye undi munsi. Navugaga ibintu byo kurama, aga Imana dushyiraho kurama ngo turamire ubusa. Hari umuntu njya ntekerezaho, ibintu byinshi natiroma nkunda kubitekereza spiritually, kereka ibidafite umumaro. Burya ibintu, hari ibintu njya ndeba nkabona ari ibintu nyine biraho kugira ngo isi ikomeze igende, ariko hari ibintu mbabona nkabona nta mumaro ntacyo bimbwiye, nta n'icyo bintwaye. Ibyo nijye ntanabitekerezaho, ariko mfata nk'urugero, nkafata nk'abarideri. For example, njya nkunda gutekereza kuri Mandela, nkareba how come yashoboye kumara imyaka 20 muri gereza, ariko umutima we ukiri positive, uvuga uti icyo naharaniye n'ubundi nzakigeraho.
hari abantu imana yahaye amaboko. Buriya mubona umwami w'ikuro mu gice cya 45 muri Yesaya Imana imuvugaho, ariko na ba Mandela bameze nkabo. Yabwiye ati nzakenyereza, ati wowe mwami nakunze. Kandi ababyize neza bazi ko uriya mwami yari umunyamahanga, ariko ngo yari afitemo umubyeyi umwe w'umwisirayeli. Ariko uwo Kuro Imana iravuga ati nakwimikishije amavuta, bivuga ngo nta bwami butariho, niyo bwaba ubwami butoha Imana, nta bwami bwo Imana itabwemeye. Noneho reba na Mandela wamaze imyaka 20 muri prison, ariko haravamo abaperezida yapfuye ari umusaza. Imana yamuhaye kurama. Buriya nubwo tubibona muri politiki, ariko biriya ni imbaraga z'Imana. Iyo umuntu rahawe kurama akanabimenya ko azarama, kuko hari ababizi, yari umunyabwenge akoresha igihe cye, sibyo? Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mwami unyigishe gukoresha iminsi yanjye neza, sibyo? Ntukabeho kugira ngo urye uryame, ubyare, wubake inzu, ugure imodoka, ukore utubizinesi. Ni ukuri ujye ubaho gutya, ariko ubereho n'abandi. Umuntu wabereyeho abandi niwe ubasha kurama. Umuntu wabereyeho abandi niwe Imana ireba cyane. Naho umuntu uberaho kawunga yo mu rugo iwe, ukurira akaguha, ariko ujya kumva mu myaka 45 yakenyutse, yarwaye ikidiyabete, n'ubundi ntacyo abereyeho. Bibiliya ivuga umugabo ngo wari ufite ibigega byinshi, ngo wari Bibiliya imwita umupfapfa, niko Yesu yatanze uwo mugani. Aravuga ngo umuntu umwe ngo yari umutunzi, ngo w'umupfapfa, ngo arangije ngo arundi yeza ibintu byinshi. Buriya uyu mwami Imana ntajya babuza kubyeza, arabyeza, ariko iyo ntacyo umariye rubanda, ubu n'imbere y'Imana ntacyo umaze. Arangije ngo aravuga ngo ibyo nejeje ko byabaye byinshi se, ngo ubu nzabishyira he? Ngo yigira inama ngo yo kwagura ibigega bye, ngo nijoro aryamye ngo agira inzozi, Imana imubwira ngo none se ko mbona ubikoze gutya, ejo ukaba uzapfa, bizakumarira iki? None se ibyo yaruhiye birangira atabitanganye umutima mwiza, ariko bikajya mu biganza by'abandi. Hari n'ahantu mu migari Bibiliya ivuga ngo umunyabyaha araruha akarunda, akaruhira uwubaha Imana, kuko ntabirya. Duharanire kurama, ariko duharanire no kuba ab'umumaro. Mwaramutse neza rero. Uwiteka Nyiringabo ashimwe ku gitondo cyiza duhaye, kandi ko yaturinze akaduha kubaho. Imana yo mu ijuru ishimwe, kandi ko aturemeye undi munsi ngo ducurange indi nanga, dukore ibikwiriye, kandi tujye tuba ab'umumaro, mu izina rya Yesu Kristo. Umunsi mwiza w'abadamu, umunsi mwiza w'abamama, umunsi mwiza w'abakobwa. Isi yararebye ibona ko dukwiriye kugira umunsi mwiza, kuko natwe turi ab'umumaro. Hari abadamu cyane benshi babaye ab'intwari muri iyi si, harimo ba Tereza w'i Kalikuta, harimo nanjye, ariko harimo Tereza w'i Kalikuta, harimo ba Mariyamu wo muri Bibiliya, harimo ba Debora barwanya intambara, harimo ba Tabita, harimo ba Esita, harimo ba Rusi bakurikiye abantu batari bazi ariko bagakurikira Imana yabo, harimo ba Rahabu bari indaya bahindukirira Imana. Imana yo rwose ni Imana y'ubuntu. Imana ireba akantu gatoya, kuko ngo ntirobanura ku butoni. Dufite abadamu benshi, Bibiliya ivuga ngo ba Dema, ba Dema bacumbikiye ba Ntuza, ba Pawulo, ati nsurize Dema. Pawulo ari kubwira Timoteyo, amubwira ngo ukuntu yizeraga, akizera nk'uko nyirakuru yizeraga na nyina. Bose ni abadamu b'intwari Bibiliya igenda itubwira. Harimo abadamu bagira ubutwari bwo kwizera, harimo umwamikazi w'Isheba wagiye kureba Salomo, harimo umudamu wabwiye Yesu aterega n'ibiryo by'abana, imbwa nazo zirya ubuvungukira. So rero duharanire kuba abadamu beza, abadamu b'ibihe bazandikwa mu bitabo by'umwuka n'iby'umubiri, tuzasiga amateka kuri iyi si. Twe kujya dusereburetinga umunsi ngo ni uko hari umunsi umwe, ariko turi abadamu b'ibihe byose. So hari ikintu Pawulo yabwiye
yabwiye timoteyo ngo ahugure 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 abagore ahugure abagore ahugure abadamu sibyo. Bibiliya iravuga ngo timoteyo wa mbere 2:9 kandi n'abagore ni uko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye. Hano Pawulo yashaka kugira ngo abagore bagwize imbaraga z'umutima pani z'inyuma. Umugore ufite imbaraga z'umutima ufite umutima umuntu wese abona ko ari mwiza bitamusabye makeup bitamusabye kwiyitaho cyane, gusa isuku ni nziza ariko umugore n'undi muzima mu mutima kwiyitaho ni ibintu biri automatique sibyo. Ngo kandi n'abagore ni uko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye bakagira isoni birinda kandi batirimbisha kuboha umusatsi. Aha ngaha Pawulo ashaka kuvuga ibintu byo kwiyitaho inyuma gusa, cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbishe imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana, nk'uko bikwiriye abagore bavuga ko bubaha Imana. Umugore yigane ituze aganduke rwose, umugore yigane ituze aganduke rwose, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo we, ahubwo agira ituze kuko Adamu ari we wabanje kuremwa, nyuma hakurikiraho Eva, kandi Adamu si we wayobejwe, ahubwo umugore niwe wayobejwe rwose ahinduka umunyabicumuro. Nyamara abagore bazakizwa mu ibyara nibakomeza kwizera bakagira urukundo no kwera bakirinda. Aha ngaha Pawulo aravuga ngo yuko abagore bagira imbaraga z'umutima, ngo nyamara bazakizwa mu ibyara, ngo nibakomeza bakomeza kwirinda. Hano Pawulo ashaka kubwira abagore ko kwiyitaho inyuma bidahagije. Ntabwo yigeze avuga ngo ntibabikore, ahubwo babikore ariko cyane cyane bagwize imbaraga z'umutima. Iyo turi n'ahandi Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo ariko mwirinde, kuri Timoteyo wa 2:15 avuga ngo ariko amagambo y'amanga atari ay'Imana uyazibukire. Ubundi natirama abagore tuzwiho amagambo menshi, we are talkative, turavuga n'ibidakwiriye turavuga, ariko hano amagambo y'amanjwe. Bibiliya iravuga ngo kuko amagambo menshi ataburamo ibicumuro. Biradusaba kuba abagore b'umutima, biradusaba ko ndaje masomere mu migani tuvuga iby'umugore mwiza. Biradusaba ko twegera Kristo akatuyobora, biradusaba ko umwuka wera yuzura muri twebwe, biradusaba ko tuba abagore b'umutima, biradusaba ko tuba abagore basenga kugira tubashe kuba guided, biradusaba ko tuba abagore baganduka. Ni byinshi bidusaba kugira ngo uyu munsi nujya uwucelebratinga ujye uvuga ngo ndi umugore w'umumaro, ndi umugore isi ikeneye, ndi umugore urugo rwanjye rukeneye, isi community ikeneye, ndi umugore w'umutima. Baravuga ngo ufite umugore mwiza aba akurusha urugo rwiza. Turakeneye kuba abadamu buri wese yifuza kuruhukiraho, turakeneye kuba abadamu bishimirwa n'abagabo bacu, turakeneye kuba abakobwa dufite vision, dufite ubwiza muri twe, dufite icyo dutanga, pana makiyaje, pana gutekereza ko dufite imibiri twatanga tukagira success. Biriya ni iby'igihe gito, birakunda ariko ni iby'igihe gito, singiye kubabeshya, kuko bifite ukuntu biyobora iyi si kandi bikayiyobora, ariko ni iby'igihe gitoya. Hari umugore nigeze mbona, umugore naramutinya, nigeze mbona uwo mugore yarabashije kugira abagabo nka 4 ariko b'ibwami, kumva ngo yabaye umugore w'umuperezida wo muri Nigeria, muri Nigeria hari mu Barabu, yabaye umugore w'umuperezida wo muri Europe, yabaye ndavuga uyu mugore ntago yoroshye. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo Imana yaduhaye ubwenge, ariko ubwenge Imana yaduhaye ntabwo ishaka ko tuba manipulatrice, irashaka ko tugira ubwenge burimo n'Imana, sibyo? Niyo mpamvu hari Pawulo yavuze ngo umugore ukiri mutoya w'umupfakazi uwo ngo nashake kugira abashe kugira stabilite, kuko ntabwo aba arakageza igihe cyo kwakira ubupfakazi bwe. Semi yo gushaka instead yo kugira ngo ubeho ubuzima wirirwa wirukanka.
halo, hanyuma turagiye. Ishimwe ry'umugore ufite umutima, Bibiliya imwita ishimwe ry'umugore ufite umutima. Ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona, wamuguraye, arusha cyane marijana igiciro. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira. Abagabo bagira orgueil, abagabo bihagararaho, abagabo bari hano ndabasuhuje, bihagararaho, ariko burya ashobora kutakwereka ko yabibonye, ariko aba azi ko ufite agaciro, aba azi ko ufite umumaro. Ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringiye, ngo kandi ntazabura kunguka. Ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi. Buriya umugabo uzi ko afite umugore mwiza aramuporoteja, ashobora kutabimwereka ariko aramuporoteja ku rwego rwo hejuru. Igihe cyose akiriho ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe. Uyu ni umugore mwiza. Anezezwa no gukoresha amaboko ye. Wawu! Anezezwa no gushakisha, ntabwo anezezwa no gutungwa n'abandi, ntabwo anezezwa no kwiyandarika, ntabwo anezezwa n'ubunebwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Kandi umugore mwiza ntareba hari ibintu byateye ngo ntabonye akazi ko mu biro, ngo nansiga inzara, ntabwo bizavamo. Mw'abagore mwe, akantu kose wakora akapfa kuba kaguha igihumbi katagusuzuguza, ntabwo bikuraho ko ugira icyo uzana mu mutima wawe, ufite satisfaction. Buriya umugabo yakudepana nako yagufata nka sharije katwe, ariko ukaba wizi ko ufite igihumbi cyawe, bibiri byawe by'inkweto, by'amavuta, umwana abuze pampegisi umugabo adahari urayiguze. Aho ni ahantu umugore akiri hasi. Ariko hari n'abagore bubaka amazu, hari n'abagore bagira ama entreprise, hari n'abagore bakora ibikomeye kurusha aha ngaha. Ariko ijambo hano rivuga ngo anezezwa no gukoresha amaboko ye. Ntabwo biriya ibintu bya kera byo ngo abagore bagume mu rugo, urabona ko Bibiliya itigeze ibishyigikira. Bibiliya ivuga ko anezezwa no gukoresha amaboko ye, kandi Bibiliya imaze imyaka n'imyaka. Ngo ameze nk'inkuge z'abagenza, ni nk'umucuruzi muri we. Azana ibyo kurya bye abikuye kure, ni umukozi, azinduka kare. Bibiliya ivuga ngo abyuka kare butarashya, akagaburira abo mu rugo rwe, agategeka abaja be imirimo ibakwiriye. Yitegereza umurima akawugura. Murabyumva? Awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye. Akenyera imbaraga. Hari ikintu nabonye, urabona ngiye nabaye mu rugo igihe gito, ariko narakibonye, nagize n'experience. Ntabwo umugabo kubana nawe witwa umufasha, ntabwo umugabo ari we ugomba gukora ibintu byose. Niyo mpamvu witwa umufasha. Ugomba kumufasha sometime, kandi sometime hari igihe bimunanira nawe. Bimunaniye rero ntabwo wakroza rebura, urahaguruka ukajya gushakisha. Sino urugo rwanyu ruzagira ubukene, abana banyu ntibazabona ukuntu biga. Kandi buriya hari ikindi kintu abantu bibeshya, uravuga ngo umugore ngo yarangiriye cyangwa nanjye ndamugirira. Ntabwo urugo nirusenyuka ruzasenyuka ari urw'umugore, si ruzasenyuka ari urw'umugabo, mwese ruzaba rusenyutse. Aho muzajya munyura mujye mubimbaza. Aho muzajya munyura hose buri wese azajya abona ko wasenye urugo. Njyewe rero naragowe, abantu barambaza, umugore mwiza nkawe asenya urugo gute? So Imana rero ijye itugendere, tugirire neza, itworohereze. Urumva? Ntabwo rero urugo iyo rusenyutse rusenyuka ku ruhande rumwe, rusenyuka ku ruhande, ku mpande ebyiri. So ubwo rero n'abatarashaka babyumvireho, n'abakiri abakobwa bajye bahora bafite target. Hari abantu bavuga ngo ngiye nanditse muri agenda ngo Imana izankorera ibi n'ibi, none Imana yarabikoze. So rero Imana ntabwo ihinduka, ibyo wayisabye izabikora. Nawe nubwo ukiri mutoya utarashaka, utaranabitekereza, ariko umunsi umwe bizaza kandi wabitegura ubu ngubu. Ngo yitegereze umurima akawugura, awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye. Turacyari mu maboko y'umugore. Akenyerana imbaraga, agakora, agakomeza amaboko ye. Abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro. Kandi nijoro, ijambo ndarikora, kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Ibyo byose arabikora, ariko mu ijoro arinyabya, agasenga, agapfukama, agasengera urugo rwe, agasengera umuryango, agasengera igihugu. Muzarebe abagabo bose bagize success baba bafite abagore beza. Muzarebe perezida wacu afite umugore mwiza, afite umugore uri sage, utavuga ibintu byinshi, utuje.
nk'umurengeye sindahura nawe ariko iyo mwitegereje mbona ni umugore ucecetse utuje uzi kwitegereza ibintu bye neza. Imbaraga z'umugabo ukomeye uzazimenyera ku mugore we. Kandi n'ijoro itabaza rye ntirizima. Bakomeza bavuga ukuntu aramburira abakene ibiganza, bavuga ukuntu agura imipira y'imihemba kugira abo mu rugo iwe baticwa n'imbeho. Abagore beza uyu munsi muze gusoma icyanditswe cya 31 mu Migani uhereye ku 10. Usome ishimwe ry'umugore mwiza ubirarikire nawe mbese. Ndabaramukije rero umunsi mwiza. Audio yanjye ntabwo nyanyirenza iminota 25 ariko yageze muri 30. Niyo mpamvu mba mbasezeye. So umunsi mwiza rero Uwiteka abagirire neza. Ni ukuri bagabo beza muduha amakado. Muduha amakado ni ukuri. Twababyariye abana, twababereye abamama. Yego. N'abamama batubyaye burya baba bakwiriye amakado natwe abakobwa ku munsi w'abagore beza. So umunsi mwiza Uwiteka abahire muri byose, aringaniza ahataringaniye. Ubwiza bw'Imana bubatwikire kandi bubabeho, feva y'Imana ibabeho n'igikundiro, ubutsinzi bubabeho, ariko cyane cyane abagore mbasabye imitima yihangana. Kwihangana bitera kunesha. Kandi tujye tugira amagambo make ngo kuko mu magambo menshi havamo ibicumuro. Njye ntabwo Imana yampamagariye ibitangaza. Imana njye yagize umwigisha, yagize umuntu guhugura kutari gukeya. Muzajye munyihanganira. So umunsi mwiza rero Uwiteka abiteho muri byose.